tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ryatangaje yuko abarenga 703 bapfa biyahuye buri mwaka bazize kwiyahura. Tutibagiwe n'abandi benshi baba babigerageje, harimo na murumuna wanjye mubona wimanitse hano hejuru. Bro, sinzi impamvu wahisemo ino nzira, ariko mbere yuko ugenda reka mbanze nyuza amaso mu iyi baruwa yawe, wasanga hari byinshi wari ufite byo kubwira abasigaye. Ku bantu nkunda cyane, mumbabarire kuba misemo ino nzira kuri nge nakwita y'ubugwari, gusa mugomba kunyumva kuko bizaborohera kunyibagirwa kuruta uko byari kunyorohera kuhaguma, kuko njyewe ndambiwe guseka ntishimye, kuko ndambiwe kuba ijwi ryanjye ritumvikana nk'ingerera ivugira mu rusaku rw'inkuba. Bro, mbere na mbere reka mbanze nkuvuguruze, kwiyahura ntabwo ari igikorwa cy'ibigwari, ahubwo ni urupfu rufite impamvu. Ni igikorwa cyo gutwara ubuzima ukababaza ubw'abasigaye. Ni ukwemera depression kukwinjirira ikakumvisha kuri wenyine. Wikwemera depression gufata ururimi rwawe ngo ikuvugishe ngo umeze neza kandi mu mutima ushira wumva. Reka nze nkomeze nyuza amaso muri ino baruwa yawe, ndabona wari ugiye kwinigana ijambo kandi ugifite byinshi byo kubwira isi n'abasigaye. Si ugushaka kukubabaza cyangwa se kubabaza abandi, gusa nabonye ko icyaba cyiza ari uko ntasezera ngahunga uburibwe. Nimundirire kuko namaze kwemeranya na roho yanjye ko umwuka wanjye utagikenewe hano mu isi. Aho ntera intambwe aho kujya imbere nkasubira inyuma, isi itama icyizere cy'ahazaza. Mugerageze kunyibagirwa kandi muzabona abandi beza kundusha, yari ubakunda. Ndumva nyene guhagarika uburebwe kuko n'ubu ntacyo nakora ngo kigende neza. Dore yamaze kunyaga. Uriyahura se shaho, ubuzima bwawe ko atari bwo mubabaro rwawe, kandi turumufite ntabwo yiterwa n'ubuzima bwawe. Gusa mu mutwe uri kumva yuko ugiye kwica agahinda, ariko mu by'ukuri ugiye kwica umuntu. Bro, mbere yuko ngusiga ngo wifatire icyemezo, reka banze ngubwire ibi bintu bitanu. Icya mbere, gukinisha kwiyahura ni nko gukina n'icyuma gityaye, ni nkawe nta kwitonda. Icya kabiri, kwiyahura ni kimwe mu bigize urukundo, ntuzigere ukunda umuntu utabikwiye. Icya gatatu, kwiyahura, urupfu n'amadeni bigendera hamwe, ntuzigere ujya mu kigare kimwe nabyo. Icya kane, kwiyahura birabeshya, iteka ryose uzabigendere kure. Icya gatanu, kwiyahura yica gake gake kandi urugozo, icyo nacyo kizirikana. Reka musiga wifatira umwanzuro. Tugendeye kuri raporo ya UN ivuga ko mu mwaka hapfa abantu 703 bapfa biyahuye, ndaje gukora ikiganiro hamaze gupfa abantu barenga 5 bazize kwiyahura. Hari n'abandi benshi bari kubigerageza, bari no mu nzira yabyo. Gusa mwabo bantu wasanga harimo umuvandimwe wawe, wasanga harimo umwana wawe, kimwe nuko wasanga harimo umukunzi wawe cyangwa uwanjye. Gusa icyo nakubwira cyo, kwiyahura ntabwo ari igikorwa cy'ubugwari, ahubwo ni urupfu rufite impamvu. Kandi nimba hariho impamvu, izo mpamvu hari n'uburyo bwo kuzihagarika. Kandi nawe muntu uri mu nzira yo kwiyahura, najya nkubwire ko utari wenyine. Aho kwigunga ukwiriye guhaguruka tugafatanya kurwana. Kandi niturwana ndabizi neza ko tuzatsinda. Nta joro ridacya, nyuma y'ibibazo haza ibisubizo. Yari tumushimishe Ivyo, amahoro y'Imana abane nawe. Ajya ngo nkubwire urayikinga ino video nimba wayikunze, ukore na comment, unayisangiza abandi bantu kuko wasanga hari abo yafasha, kuko muri no se hari abantu benshi bamaze kuba depressed, bihebye,